n'ubutumwa bwatanzwe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame biri mu ijambo risoza umwaka bwatambukijwe kuri 29 Ukuboza 2025. Nagerageje rero gushyira mu kinyarwanda ngira ngo ndibagezeho mwese abakunzi bacu. N'ubundi mbahaye ikaze mwese abakunzi bacu badukurikira ku ntangarugero Impaya, isoko y'ibiganiro byiza bicukumbuye kandi ibiganiro bifite amasomo meza yubaka ubuzima umunsi ku munsi. Uyu munsi turi tariki 30 ngiye kubagezaho ijambo ryiza, ni ijambo risoza umwaka, ni ubutumwa bwo gusoza umwaka butangwa na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kandi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. Ubutumwa rero bwamaze gutambuzwa ku itariki 29 Ukuboza 2025. Abofisiye, basirikare, abagore bakorera mu ngabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano, mu gihe dusoza uyu mwaka mfashe uyu mwanya kubashimira byimazeyo ku mirimo mukora, ubudaheranwa, ubunyangamugayo n'umwuga bwanyu bukomeje gushyigikira indangagaciro n'umutekano by'igihugu cyacu. Mu bihe by'ibigeragezo n'imbogamizi zitandukanye, abagabo n'abagore b'inzego cyangwa se b'ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano bakomeje gukorera igihugu mu buryo budasanzwe, haba mu gihugu imbere ndetse no mu butumwa bukorerwa hanze y'imbibi zacu. Mu gihugu imbere, kuba maso kwanyu kudahwema kurinda abaturage, kurengera ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu no kurinda ubwigenge bwacyo buri munsi. Hanze y'igihugu, mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku mugabane wa Afurika, mukomeje kuzuza indahiro yacu yo kurengera ubuzima bw'abantu mukoresheje ubushobozi bwose, ubumenyi bwose n'ubushake budacogora. Binyuze ku bufatanye n'ubushake musangiye, u Rwanda rukomeje kwishimira amahoro n'umutekano igihugu cyacu cyageze ku ntambwe ishimishije mu nzego zitandukanye, kandi abanyarwanda bashimira umusanzu wanyu wabafashije gukora imirimo yabo y'iterambere mu gihugu gitekanye. Nk'uko nabivuze mbere, ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano uyu munsi nizo ngabo nari narifuje ko igihugu cyagira. Muri uyu mwaka mukomeje gukora muba inkingi y'ubumwe bw'igihugu, icyubahiro n'imbaraga, mushoboye kurengera inyungu z'igihugu mu gihe mukomeza gukurikiza amahame yo hejuru y'ubunyangamugayo n'urukundo rw'igihugu. Mu gihe twinjira mu mwaka mushya, ndashishikariza gukomeza iyi ntera nziza no gukomeza kurangwa indangagaciro z'ubunyangamugayo n'inshingano ziranga inzego zacu. Dukomeze kuba maso kandi twitegure guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bihinduka mu rugendo ruganisha ku cyerekezo dusangiye cy'u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi ruhurije hamwe. Ashimira byimazeyo abo bose bari mu butumwa bwa kure n'imiryango yabo kandi batabasha kuyisanga muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Turashimira cyane ibitambo byanyu n'imiryango yanyu, ubutwari bwanyu, kwihangana n'ubwitange budacogora bituma twese abanyarwanda tubishimira. Ku miryango yabuze ababo bari mu mirimo, ndunamira igitambo cyanyu kandi ndabizeza ko tuzahora turi kumwe namwe. Ku izina ry'Abanyarwanda, guverinoma n'umuryango wanjye bwite, mbifurije mwe n'imiryango yanyu iminsi mikuru myiza n'umwaka mushya utanga icyizere n'iterambere. Mukomeze gukorera igihugu mu cyubahiro kandi ibitambo byanyu bizahora byibwa kandi bishimwa. Mbashimiye serivisi yanyu.